Mugira ibihe byiza abantu bankurikirana umunsi ku munsi kuri Creators Rwanda. Harimo abakoze subscribe n'abanze gukora subscribe. Nimba urebye ikiganiro cyanjye inshuro ebyiri utarakora subscribe, wibuke ukane subscribe kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Uno munsi rero nanze ko turangiza umwaka ntababwiye kano kantu, uretse ko teganya ko nkora iki kiganiro ngakora n'ikindi mbere y'uko umwaka urangira. Ariko reka mpere kuri iki ngiki nyine kuko nicyo cy'ingenzi cyane mbere y'uko tujya mu minsi mikuru. Hari ibintu begize kumbaza abantu barambwira ati ariko se kuki utatubwira ikintu gishobora kuba cyatuma umuntu ataba monetize. Ibyo narabivuzeho, ariko nanone hari ikindi kintu nshaka ko nababwiraho ibintu ushobora kuba wakirinda mbere yuko uba monetize, kuko ibi ngibi nabyo bishobora kuba byagukururira akaga cyangwa se bikagushyira mu kangaratete, ugasanga wari witeze amafaranga ariko nanone ntabwo amafaranga urimo urayabona. Ni ibintu rero bigeze mu 10 ubane nanjye kandi making sure neza ko kazi subscribe kuri Creators Rwanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Ndagira ngo nkubwire ko buri kimwe cyose ndibuze kuba nakubwira hano ni icy'ingenzi. Urabizi neza ko tazanza hano nje kubabwira ubusa. Abankurikirana byo mumaze kuba mwabimenyera. Ubane nanjye rero kandi komeze ukurikirana ibiganiro tubagezaho buri munsi. Rekaze tubirebere hamwe, nge mwumva gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Aregra, ini Creators Rwanda. Kuko nabibabwiye rero ntabwo ndi butinde, reka dutangire n'ikintu cya mbere. Abantu benshi bakunda kuba bagwamwe amakosa cyangwa se bakunda kuba bakoreraho amakosa, ugasanga nyine bya flex YouTube channel yabo, kandi mu by'ukuri izo YouTube zabo zatangaga amahirwe cyangwa se zatangaga icyizere yuko ejo hazaza zishobora kuba zaba amafaranga cyangwa se zikababyarira umusaruro mu bigaragara. Ikintu cya mbere buriya ni ugukoresha YouTube channel yawe ureba izindi video. Iki kintu ntabwo abantu bakunda kuba bacyitaho, ntacyo bitwaye, ariko nanone bigize icyo bitwaye. Reka ze nkubwire, buriya hari abantu bareba ibintu cyangwa se bagira amarangamutima bareactinga. Tuvuge nimba nakoresha YouTube channel yanjye, nariyo na logins imwe na email byose, hanyuma hareba ikiganiro cy'umuntu runaka nimba nakoresha YouTube channel yanjye, kandi YouTube nawe nkoreraho, hanyuma nkaza kugira ikintu cya emotion cyangwa se nkagira amarangamutima, nkaba wenda natuka umuntu, handika muri comment cyangwa se nkandika ibigambo bibi muri comment. Shobora kuba nareba umuntu nkabona ibyo ari gukora ntago ari byo, cyangwa se arimo arabeshya, cyangwa se ntago bijyanye n'ibintu uko bimeze, ariko uwo muntu atisha amategeko cyangwa se atishe amabwiriza ya YouTube. Njyewe rero kubera cya kintu cy'amarangamutima yanjye cyangwa se kumva neza ko uwo muntu atakomeza kumbwira ibyo ngibyo, kagira reaction yo kumubwira ati ibyo sibyo, cyangwa se nkamubwira nabi, nkandika amagambo nyine akomeretsa. Icyo gihe rero nkanye nko mu content creator nimba wanditse comment mbi, nkabona iyo comment wenda irimo irankomeretsa cyangwa se warengereye, noneho ugakora ikosa ukayandika mu Cyongereza cyangwa nanone ikinyarwanda basigaye bagitranslatinga, bakabona ni igitutsi gikomeye cyangwa se ni ibintu bitameze neza. Akenshi cyane ibyo bintu bishobora kuba byaka-affecta YouTube channel yanjye. Hari umucuti wanjye wahuye n'icyo kibazo, nawe ejo bundi yarebye ikiganiro sinzi umuntu wari bakoresheje ngo nimba yari afite ibibazo, ngo yari yasinze ngo afite inzara. Mu muhungu ikintu yagize, yaragiye aramutoka kweri, aramubwira nabi, umubwira ngo murabura kugaburira abantu nyine amutuka nyine ibitutsi bikomeye cyane. Hanyuma amaze kumutuka, nyiri iyo YouTube channel nimba byaramukoze, nimba byaramwafetse cyangwa se nimba yarumvise atanejejwe n'iyo reaction uwo muntu yakoze, yahise amuripotinze. Babona baracekinga, babona kuko uwo musore yarengereye, yateye comment cyangwa se yaviolatinze amabwiriza ya YouTube ye, bahita bayitwara. Ibyo bintu nanjye nibwo bwa mbere byari bibayeho, nari nzi ko byibuze bakugoragoza, ariko we byabaye rimwe bahita bamujyana nyine, bahita bayijyana. Niyo mpamvu nkubwira ati rero byaba byiza nimba ufite email iriho YouTube ukajya wirinda kuyikoresha ibikorwa byinshi, kuko ushobora kusanga warengereye cyangwa se ugasanga nyine ntabwo ari sawa nyine. Niyo mpamvu nkubwira ngo byibuze at least nimba ufite email ya YouTube, iyo email yirekere YouTube, hanyuma nawe ugire indi email yawe. Ni nayo mpamvu buriya mubwira ati ndakeka narigeze kubibabwiraho, byaba byiza nimba ugiye gufungura YouTube ukayifungura kuri email nshyashya wa create, ukayitandukanya n'ibyawe biri personal, ukavuga ati okay, nimba ugiye uploading ibintu birajyana na iriya email yanjye, kuruta uko wakoresha email ukoresha iriho YouTube yawe kwinjiriza ngo ujye no kwikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo gihe waba ugiye kuvanga business n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, kandi urabizi iyo ufashe business ugashyiramo ubuzima bwawe bwa buri munsi, ibintu biba nyine usanga bitarimo birabyara umusaruro wumva neza ko witeze. Rero icyo nicyo kintu nababwira ko
mugomba kwirinda, byaba ngombwa izo email ziriho YouTube ntimukaze munazikoresha, mukajya muyijyaho mugiye kwa uploadinga n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ibindi mukabireka bashaka kureba izindi video, aya makuru, ibindi byose biganiro, ugakoresha indi email kugira ngo wenda nihagira umuntu uza kugutusha cyangwa se nujya ko wavuga nabi cyangwa se ukandika comment mbi bize ku affecta ya email ako bitafexe na YouTube channel yawe. Nicyo kintu nakubwira. Ikindi kintu cya kabiri buri ugomba kuba wakirinda mbere yuko uba monetize no kwirinda kugira kwa uploadinga gukoresha ibintu by'abandi. Ibi byose mbitindaho narabivuze inshuro nyinshi zirenze imwe ko nimba ushaka kurya amafaranga ya YouTube ugomba kwiga kwa uploadinga ndetse ugakora ibintu byawe nanone by'umwimerere. Ibi ngibi biba birimo gukoresha imiziki y'abandi ifite copyright, amashusho y'abandi, video z'abandi na image, amafoto. Yavuze image na amafoto asanzwe, ari amafoto asanzwe agira ikintu bita copyright claim. Ukajya wumva neza ko ngo okay na downloading ifoto kuri YouTube cyangwa se ahandi cyangwa se wenda kuri website runaka ndayikoresha, nta kibazo ngo nta copyright baguha, barayiguha. Copyright barayiguha brothers, zira foto ziba zifite ba nyirazo. Igiye kumonetiza narababwiye ati bareba buri kimwe cyose baracheckinga from scratch. Aka rero iyo basazemo icyo kintu cyangwa se iyo basanzemo iyo foto, ni handi usanga bitangiye kukuzanira effect cyangwa se bikakuzanira ingaruka wumva neza ko utishimiye. Rero beta wakitonda ukabanza ukareba nyine icyo ugiye gukora ko kiritabuze kuba cyakwaffecta. Swat wa kamera imisozi cyangwa se ugafotora amafoto yawe nimba ushaka gukoresha amafoto, ariko ukitondera amafoto y'abandi kuko amafoto y'abandi agira ibibazo. Nanjye nigeze guhura n'icyo kibazo, nakoreshaga amafoto y'abandi baza kundega reused content. Reused content iba ntabwo yisobanuye ngo ni content z'abandi wakoresheje, haba harimo ibintu byinshi cyane kabisa. Muzabibona ndakeka nimba arabaye monetize iyi case ishobora kuba yarakubaye kuko abantu benshi babarega reused content. Ikindi kintu cya kabiri nacyo narakivuze no ukuntu nigeze kugikomoza ariko si neza, no kwa uploadinga ibi kwa uploadinga nyine biri inconsistency. Ka uploadinga none hagashira amezi 6 nanone ka uploadinga nyine ibintu ubona bidafite umurongo, biri inconsistency. Iyo bagiye kugwa monetize barareba ese YouTube imaze igihe kingana iki iri active, bakareba transaction zayo. Iyo bitegereje bakareba history yawe iri hasi, history ishobora kuba yakaffecta kuba monetize kwawe. Hari ikintu nababwiye mbiseguraho, nigeze kubabwira ko iriya channel history utayifite wa monetiza, ariko naje kusoma neza kuko mbiheruka kera imbere ho byarakundaga, ariko bahinduye amabwiriza. Udafite channel history ntabwo bakumonetiza. Channel history wabwirwa n'iki ko uyifite? Ndakeka ni ibintu byoroshye. Ushobora kuba wajya nko ugiye kwandika nka title, ukandika arobase wenda ukandikaho wenda Oliver Regero cyangwa se creators Rwanda, ukajya kuntaginga channel yanjye ikagaragara. Niba igaragaye ukayikanda ko wapostinga, umuntu akanda kuri ya channel yanjye ikaba yaza. Icyo gihe none uba ufite channel history, cyangwa se ukajya muri description ugashyiraho amatags, ukabona amatags ahindutse ubururu. Biga nyine you pinning ikintu ukoresheje tags cyangwa se hashtag ukabona kibaye ubururu ukuntu, icyo gihe channel yawe ifite history. Ubwo ni uburyo bworoshye nyine nakubwira ngo checking channel history yawe. Rero idafite inconsistency ntabwo ugira channel history. Pretty ufite inconsistency kudahozaho ntabwo ugira channel history, kandi kutagira channel history nabyo ubwabyo ni effect, kandi effect itoroshye. Icyo kintu ugomba kukirinda nanone. Nimba wumva neza ko ushaka kurya amafaranga ya YouTube, at least fata nk'amezi 2 cyangwa se 3 ukore biri consistency. Uvuge ko nimba na uploadinga rimwe mu cyumweru, nzajya na uploadinga rimwe mu cyumweru always, kugira ngo nyine ngire consistency, ngire guhozaho kugira ngo nanone bampe monetize. Ikindi kintu cya gatatu buri ugomba kwirinda mbere yo kuba monetize, ntukagere no kwirinda ikintu bita kugira igitutu cyuko abantu bari buze kuba bareba video yawe, cyangwa se kugira ngo ukure amarangamutima y'abantu cyane. Gukura amarangamutima y'abantu ni byiza, ni nabyo YouTube ikeneye, ariko nanone buriya kubinyoterwa cyane bita bigukururira gukora ibintu utatekerejeho just kugira ngo nyine ukomeze ukura amarangamutima y'abantu. Nimba koze video imwe ikajya viral, ugakora n'indi ikajya viral, wenda ya gatatu ntige viral, utangira kugira akantu kaga pressure muri wowe, aribwo utangira gukora ibintu nyine utatekerejeho, ibintu bitari byiza, ibintu nyine ubona neza ko bidafite umurongo ngenderwaho.
kugira ngo just ukomeze ube muri top, kandi ntago ariko YouTube ikora, aribwo utangira gukoresha video z'abantu bambaye ubusa, ama thumbnail atameze neza, just kugira ngo nyine uwumve neza ko ugomba guhora uri hejuru. Kandi YouTube iyo wumvise neza ko ugomba guhora uri hejuru bikugiraho ikibazo, kuko na ba Mr Beast bari bakomeye cyane n'abandi bane bagiye bakomeye ntago bahora hejuru, rimwe biremera hejuru bikanga, ariko nanone nyine ikibishobora no gukomeza ugira consistency, ariko nanone ukora nyine ibintu bigiye ku murongo, ntukagishyirwa ku gitutu nuko ubona wenda bimeze gutya meho ya byane ibintu gake step by step. Iki kintu buriya ikintu cya kane ni ikintu bita kutirengagiza community guideline. Ibi ni ibintu tudakunda kuba twakitaho, kubera ko buriya birashoboka ko YouTube channel yawe nkuko nabikubwiye ishobora kuba nta copyright ifite, nta strike ifite, ariko n'undi bakayambura monetize. Kubera iki? Ni ntabwo wakurikije nyine amabwiriza ya YouTube. Harimo kwa uploading ibintu nanone bidaciye mu mucyo, cyangwa se ibintu bidafite kariti ihagije, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ugasanga urimo urapostinga nyine ibintu bitari byiza, ariko nanone YouTube itareba. YouTube rero iyo igize akantu gato kayitriggeringa, cyangwa se iyo ibonye akantu gato kari buze kuba katuma ijya muri channel yawe igenzura a general. Iyo igenzuye a general rero ikabona ya content, nibwo bahita baguha copyright. Iyo ndabataragenzura YouTube ibikoresha amarobo, ariko iyo bamaze kugenzura YouTube ishyiramo umuntu akaba ari ujya kugenzura. Rero iyo umuntu abonye hari ikintu kitameze neza ntabwo akurindira cyangwa se bakora ikindi ahita agira ute, ahita akwambura monetize, ukabaza ukagenda ukitekerezaho. Ikindi kintu cya gatanu nacyo cy'ingenzi cyane ni ukwirinda ikintu bita reused content zakoreshejwe n'abandi, cyangwa se content z'abandi bantu. Nkuko wafata iki kiganiro cyanjye kongera ukacyaploadinga, ushobora kukwihorera singira icyo ngutwara, ariko nanone kiba gifite content ID narabibabwiyeho abankurikirana buri munsi, kandi iyo content ID niyo izakuba yagushyirishamo ugasanga wimwe monetize. Rero nuzajya ku applyinga monetize, byaba byiza ukabanza ukagenzura, cyangwa se ukishyura umukonsilita wawe amafaranga runaka akagufasha, nkuko nanjye mbikora. Ashobora kunyishyurira mu 20 akugenzura mbere yuko wapplyinga, kuko iyo wapplyinze nyine uba wapplyinze urindira ibyumweru 3, ariko nyishyuye nandu kujyamo nkareba uburyo byose bihagaze, namara kubibona nkaba nakubwira ati uretse kwa applying iyi video ishobora kuba yatuma utaba monetize bitewe n'iki n'uburyo nayibonye. Reka rero turebere hamwe ikintu cya gatandatu. Ikindi kintu buriya cya gatandatu buriya cy'ingenzi nacyo ugomba kumenya ni ikintu cyo kuda spaminga comment cyangwa se content. Hari ukuntu ushobora kuba wavuga ati ndashaka kuba monetize byihuse, ukagura comment barazigura, ukagura like nazo ukazigura, na content yewe nayo ukayibeshya cyangwa se ukayipromoting, ariko nanone mu buryo buri disgusting. Buriya gupromotinga nabyo bisaba strategy nyine kugira ngo abantu bakurikirane ibintu byawe. Iyo babonye traffic irimo irava hejuru, kandi traffic bakabona irimo irava wenda muri region imwe, tekereza wenda mw'inzu cyangwa se ndimo ndakorera, ugasanga hari telefone wenda 1000, cyangwa se hari views 1000 zose zirimo zirava mu nzu imwe. Birumvikana mafite ubundi buryo nabigenje nyine ku buryo izo views 1000 ziribuze ko zava mw'iyi nzu. Rero iyo ama artificial cyangwa se ama AI abonye icyo kintu, ahita ashyira question mark kuri yacu, no bakavuga ati iyi channel ariko muyitondere murebe ibirimo birajyamo mbere, kuko birashoboka cyane ko no muntu ashobora kuba arimo arakoresha ibintu bitemewe. Rero iyo babonye gutyo nibwo hahandi ugenda utangira gusanga monetize yawe yabuze, cyangwa se nanone bakwimye monetize kubera ibyo byose bagiye gukora mbere, ariko nanone utabyitaho, gusanga nyine bikugizaho effect. Niyo mpamvu nkubwira ati byaba byiza ukabyihorera, ahubwo wowe ugakora ikintu kiri buze kuba cyagira ute cyakurura abantu, kuruta uko nanone uri buze kuba wata umwanya urwana no kugura no kwishyura ibyo, kuko ibyo barabigura. Ikindi kintu cya karindwi ugomba kwirinda mbere yuko uba monetize ni ikintu bita sub for sub. Ikintu muzamugi abantu bakunda kugikora kandi ntabwo ari cyiza, kabwira umuntu ngo kana subscribe ngo naye ndibuze kuba nagukandiraho subscribe. Ibi ngibi nanone no kwangiza amabwiriza ya YouTube, kuko icyo gihe ntabwo uzaba uri muri urubaka stronger connection. Nimba YouTube ikeneye abantu, wowe mwemwe nk'aba content creator mukamwibereye muri ibyo ngibyo, iyo ni imikino y'ubwana, nta mu YouTuber muzima wagakwiye kuba akina iyo mikino avuga ngo
kana subscribe naye ndagukandira subscribe. Urarwana n'iki? Instead yo guta umwanya uvuga ibyo bintu, ahubwo akaba yavuga ati okay, reka wenda sanga uno muntu anyigisha cyangwa se ambwire content ndi buze kuba nakora, kubera ko nimunkurikirana ukaba wumva ibyo nkubwira ari byo, ninkubwira ati kanda subscribe, ntabwo nkeka kuri buze kuba wayanga, kuruta uko nagenda ku mu content creator Alpha Sam cyangwa se undi ambwira ati nkandira subscribe nanjye gukandire. Ntacyo bimaze, kuko nanone icyo gihe nyine hazaba harimo ibibazo. Rero iyo ukomeza kubikora gutyo bigakomeza kuba too much, cyangwa se YouTube bigatangira kubona audience yawe ntabwo irimo iragenda, ntabwo barimo barakora, mbega uretse kuba ufite subscribers nyinshi, izo subscribers nta mumaro zifite, mbega nta engagement ihari. YouTube ihita ikora iki? Ihita igira ikintu bita kuba babashyiraho question mark, cyangwa se bagahita bavuga ngo hano ni suspicious activity, hari ibikorwa tutizeye neza. Numonetize channel yawe iri mu icyo kintu cyo kuba nyine bayikekeranya, ntabwo uzaba monetize, bazakwima monetize, babanze barebe ibyaye cyangwa se babanze babisobanukirwe. Niyo mpamvu mubwira ati iyo utaraba monetize uba ugomba kwigengesera, byaba ngombwa ukanarya makeya, ariko nanone ayo makeya anyuze mu mucyo, apana kumva neza ko ugomba guhutiraho, cyangwa se kumva neza ko uno mwaka ngomba kuba monetize nta kindi nitayeho. Niba ntacyo witayeho rero umwaka ushobora no kurangira n'undi ukaza utaraba monetize. Ntabwo sub for sub ari ibintu byiza, ntabwo gusaba sub ari ibintu nagushishikariza. Byaba byiza ugakora content ya nyayo, ahubwo abantu bagakora subscribe kuko mwumva neza ko bikwiye, apana kubibasaba. Ikintu cya munani, cya munani buri abantu benshi batitaho, ntabwo bita kuri like na comment. Buriya iki ni ikintu abantu benshi batitaho, ntacyo bya affecta kwica no kubera kutabyitaho, ariko none biracyafecta mu bundi buryo mu bijyanye n'imyinjirize. Kubera ko nimba umaze kuba monetize, hanyuma ntube wita ku icyo kintu, ikintu kizahita gikurikira ni ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo umuntu azagaruka. Umuntu natagaruka ni ikintu uzahomba, niwe uzahomba, kuko wowe ntabwo nyine amafaranga azinjira ari menshi, kuko wagukurikiranaga yakubwiye ikibazo arimo arahura nabyo, cyangwa se yakubwiye ibyo akabaye uhindura, wowe ntiwabyumva cyangwa se ntiwabyitaho, ahita yigendera. Kandi icyo tuba turwana nacyo ni uko wowe warebye ibintu byanjye ugomba kuguma hano, cyangwa se ugomba kujya uhora unkurikirana. Rero ikintu bita kwirengagiza like na comment ugomba kubireka, kuko icyo birema ikintu bita viewer interaction, cyangwa se kwihuza, cyangwa se bigahuza umubano wawe n'abantu bawe. Kwa kundi uvuga okay, comment nazisomye wenda ndazisubiza, bigende gutya, ugasanga ibyo bintu bifite agaciro kandi bifite igisobanuro kuruta uko nabyirengagiza. Kubera ko nka byane nambabwira, cyangwa se bya bintu njya nkora byo gusoma ama comment, birumvikana niba ufite ikibazo ugisubirizwa muri iyo comment. Niba ntayisomye kenshi cyane nyine ikibazo cyawe nta nubwo kiri buze kuba cyakemuka. Ntukajye rero wirengagiza iki kintu bita iyi ngiyi ngo viewer interaction, cyangwa se gushaka uburyo urimo umubano n'abantu bagukurikirana. Ikintu cya cyenda nanone, iyi ni umutego ushobora kuba wagwamo utanabizi. Kubera ko iyo batangiye kugira abantu benshi bagukurikirana, amaduka menshi, abantu benshi batangira kukwaprochinga baguha ibiraka byo kwamamaza. Rero hari ikintu kibuga, usanga video zawe zirimo ikintu bita kwamamaza birenze ibikenewe, kabona rwose video ni ukwamamaza gusa. Icyo gihe YouTube bishobora kuvuga ngo reka njye muri YouTube njye nishyurwa, YouTube igakwihorera, cyangwa se nibagoye monetize, kuko buriya ibyangu byemere wajya muri YouTube monetization, cyangwa se wagira ute video zawe n'ubundi zinyuraho ama ad, zinyuraho ama ad. Rero ni iyo ugiye muri YouTube wayi PPP YouTube Partner Program, icyo gihe ubutangiye kuba wafata ku mafaranga, ugatangira guhemberwa nyine ibikorwa byawe. Ariko nanone icyo gihe bigendera nyine kuko agendeye ku mabwiriza. Rero niba warafashe ikintu cyo kuvuga ngo ndashaka amafaranga y'abantu benshi namamariza, ukayarya yose, ugasanga video zawe zirimo akavuyo nyine, nubwo abantu bazikurikirana wenda nuko nta wundi ukora ibintu nk'ibyo byawe, aho ubundi yaba hari bakabaye barigendeye. YouTube imaze kumenya neza ko ari uko ukora ibikorwa byawe, YouTube itangira kuba yagushyiraho naho question mark, wajya kumonetiza bagasanga icyo ukora ni ukwamamaza gusa, nta kindi. Icyo gihe monetize urayibura rwose, kuko usanga nta nyine bahita babona ko okay, n'umuntu urya ameze. Rero harimo ikibazo. Ikindi kintu cya 10 ari nacyo nkeka ko tugiye kuba twasorezaho,
ntukirengagize ikintu bita analytic yawe. Ari analytic uburyo wayibona byagusaba ko ujya muri YouTube studio. Ugeze muri YouTube studio hari ahantu ubona anali y ari ndende na y. Ahangane ugenda ukitegereza ukareba content zose cyangwa se buri kimwe cyose kirimo kirajyamo mbere, kuko nanone nyine icyo gihe uba ugiye kureba nyine analysis yawe kandi bikaba byagufasha. Rero ntukajye uyirengagiza kuko bigufasha kumva audience yawe, ukamenya ati okay, aba bantu bankurikirana igihe kingana iki, cyangwa se aba bantu bandeba iki gihe kingana gutya, ukamenya nyine abantu content bakunze zo batakunze. Uriya analytic iyo uzi kuyikoresha neza biba byoroshye cyane ko wamenya content ukora, cyangwa se wamenya ibintu uzajya ukora abantu bagukundiraho, cyangwa se bakamenya ibiganiro igeramo. Iyo ugeze muri ibyo biganiro uba uri umu expert. Byose ubyerekwa na analytic ko bakwereka okay, aba bantu bararebye bageze ahangaha bacika intege. Bivuze neza ko urajya muri ya video yawe urebe nawe, urebe hahandi bacikiye intege, urebe ikosa wakoze. Igihe nongeye gukora video abo bacikira intege uzahashyira akabaraga nyine kugira ngo nanone bakomeze bazamure ikintu cy'iki cy'akagufu, cyangwa se urebe n'amasaha abantu baba bari maso cyangwa se bari engaging. Icyo gihe bari nacyo buri buze kuba wapostinga. Niyo mpamvu mubwira ati buriya YouTube ni business, kandi business bigusaba kwiga ukanayimenya. Ushaka ko nguha consultance narababwiye ko umpamagara kuri 078 42 54 890 isani 2020 078 42 54 890. Iki ni ikintu cy'ingenzi nta kibagirwa kubabwira. Ndabashimira cyane abantu bankurikirana kuri Creators Rwanda. Ubu ngubu twamaze kuzuza 2000 by'abasubscribers. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'agaciro. Nimba uzi neza ko kaza subscribe uri umuntu w'ingenzi, kandi ko Imana ikomeze guhezagire, nanjye zakora ibishoboka byose ku buryo utazicuza ko wankurikiranye cyangwa se utazicuza ko wakanze subscribe. Ya ni ngibi nabashije ko nagutegurira no munsi. Mugira umwaka muhire. Reka dutegereze ikindi kiganiro zabagezaho vuba ngaho umwaka utararangira, kandi nizeye neza ko namwe mumeze neza. Imana ikomeze kubazigama. Mwaka utaha Imana izabahaza ibyiza. Uno mwaka musoze neza, dore hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo umwaka ugere ku musozo, kandi nizeye neza ko nutaha tuzabana neza. Imana izajya mu byanyu kuko namwe munkunda mukurikirana ibiganiro byanjye, namwe Imana igomba kujya mu byanyu kandi ikabiha umugisha. Ciao ciao, hasta la vista.